ubundi urukundo ruba rugizwe na sex uri kumva kuko sex ifasha Ivy winseka sex ifasha urukundo gukomera ntago ushobora guhinga ururabo hariya ngo urureke gutyo utaruguhirira amazi none se rwabaho gute ni sex mu rukundo ni nko kuhirira urukundo yes ego no kuvuga ngo ubundi amarangamutima usibye yuko abakobwa wenda bamwe bijijisha ubundi iyo umuntu abaho uri kumva ahumeka ari umuntu yuzuye wari wakora urukundo nuko ngo urukundo nta sex rurimo nta rukundo rwa rurimo nese rwabaho gute reka nkubwire kandi unyumve nyine sibyo hari nabandi duhuje uri kumva wow Ivy reka nkubwire iki ngiki kandi ucyumve sibyo iyo umuhungu akundana n'umukobwa niba ukundana n'umuhungu ukaba umaze umwaka ukaba umaze undi wa kabiri ataragusaba warawe abarwaye nta muntu ufite ibukanke ashobora kuba afite umuhungu bakundana nukuri kw'Imana kandi nawe wa mukobwa we kose ibintu byose ko byicazanya tubifata gute wa mukobwa we utagusaba ararwaye ugusabye cyane ni ariko byo sinzaza hanga ngo njye kubeshya abantu wa mukobwa we nawe reka nkubwire niba umuhungu agusabye ku itariki ya mbere ukamwima akagusaba ku itariki ya kabiri ukamwima hello guys mumeze gute tumeze bot twebwe nkuko mubibona turagarutse ni ikindi kiganiro course kuri Ivy TV show ndi kumwe ndetse na Dani yes Dani Drill yeah yo Dani umeze neza yes twari turaho rwose namwe ndikeka mwari muraho kandi rwose n'abafite ibibazo mwihangane pe ntago bizajya bibatindaho ibintu bihora biza bikagenda ups and down yego so Dani mu makuru se ari kuvuga nayahe amakuru ari kuvugwa hanze nuko ubukene ngo bumeze nabi abantu ngo barimo kurarira amazi nzi kandi ngiye gusa yo nzi kandi ngiye gusa abantu ngo barimo kurarira amazi ngo barimo gufata amazi bagashyiramo umunyu bakiryamira ako mwihangane ejo bundi biratungana nta kurama kudapfa ibintu biza gutya na kwa kundi twabwiye cyane anyways abantu rero musanzwe mudukurikira muri bane ibiganiro byacu Dani ntabwo natwate dutangira ntavuze kuri iki kintu ejo bundi icyo kiganiro twakoze nkakubaza ngo wari wateretswa n'umuhungu mugenzi wawe abantu badukurikira hari abagiye banyandikira mbona biteye ubwoba ni ikibazo giteye ntabwo icyo tuje kuvuga uyu munsi by the way mugende muri episode zabanje za kuri Ivy TV show no kuri Dani Drill Dani hari umupapa ukuze barankubwira message yanyandikiye yego yinsomere fasha phone nigusomera nyine kugira ngo abantu babone ko ibintu ntago biju ibintu menya byarahozeho ahubwo Dani tuzashaka nk'umuntu nk'uyu muntu twaduye kuzamushaka tuzamutumira tumuzane atubwire ukuntu ibintu byari bimeze kuko navuze nti kubera ko ngewe ndabikumira ntago njya mbasha kumenya amakuru yabyo cyangwa ko zitazabitubwira bose ngewe mbikwereza ko zitawazaduha amakuru y'abo bantu ariko rwose ni ukuri kw'Imana mwabadamu mwe hari igihe rwose mugira ngo abagabo banyu babaciye inyuma bagiye ku bandi bagore cyangwa ku bandi bakobwa hari igihe babaciye inyuma bigiriye gushaka abandi bagabo bagenzi babo uwo mugabo se yakubwiye ngo iki mana we mbarambe gusomera ntaza no gutegwa muri message abari nk'igihumbi harya yitwa gutera kandi rwose ewana mu bantu murimo kudukurikirana mwakunze ibiganiro byacu nibyo dukunda mujye mutwandikira muri comment mutubwire munadutume tubatumikire ngiye ngoyo nyezwe twaganiriye ku kibazo cy'ukuntu abahungu umuntu ashaka kugutereta nyine muhuje yego muje muri igitsina kimwe twe twabivuzeho none nabikubajije kuri no kwiyama n'abantu babikora utashatse kumentioninga so rero umuntu yaje kunyandikira arambwira nubwo rwose ari wansuhuza yumvishe inkuru ishyushye atambwira ati maze nanjye kera nkiri umwana umuntu yigeze kuntereta kandi mandi uyu muntu ni mukuru afite n'abuzukuru ako ibintu namara byahozeho ngewe abonza abuzukuru afite ni babiri kandi wasanga ubwo hari abandi can you imagine ngo rwose ngo maze nanjye kera nkiri umwana umuntu yigeze kuntereta w'umugabo
nese urumva nabuze icyo mvuga ndamusubiza ngo ibaze ko yari umuco waracitse. Ahita ambwira ati ibi ni ibya kera nari nkiri umwana umugabo kajya anyereka ko ankunze ngo ngiki ngo tukajya tujyana turebe ngo ati tujyane ujye kunsura niko yamubwiye yabyanditse nabi. Sibwo twagiye agatangira kunkorakora ati humura ndagufungira ihangane ku muntu bine bintu byanditse neza ngo ihangane nyine ngaramufungira ntumbaze icyo ari kumufungira ngo ihangane ngo ngahita mucika nkiruka. ahita mucika rero yari afashwe ku ngufu. Uyu muntu ni umuntu mukuru niyo mpamvu nashatse kukakubwiraho ahubwo ibi bintu byabayeho no kuva kera. Ariko rero ni ukuri kw'Imana n'abantu babikora nimugapfe guhubuka mubibwira abantu bose. Uzi ko hari umuntu ushobora kubibwira akahita arwara umutima akikubita hasi. Ibintu biteye ubwoba. Numiwe. Anyways, biranemewe kuduha ama confession yanyu. Mugende mutwandikire no muri comment no ku manimero. Wajya muri comment section hejuru ukaba cyangwa muri description harimo nimero. Cyangwa ukajya ku ma Instagram yacu iyanye ni ivx20 na TikTok na Snapchat. Munyandikire mu ama confession yanyu tujye tuzanga tuyasomere n'abantu bayabone. So anyways Dani tuvuye kuri ibyo ngibyo ayo nama nayo ma confession n'ibiki tuzagira umwanya bayatwandikire tuze tuyavugeho. Kuzagira umwanya bakayatwandikira tukaza kuyavugaho. Ariko nta kundi nyine buri akara kaciyemo kandi abo byagiriye umumaro mujye mudusabira umugisha ku Mana kandi munadukundisha abantu mudusharinga kugira ngo abantu badukunde. Yego. So Dani rero hano nkufite utuntu twinshi aho kubazaho. Nta kibazo ndi ready. Actually reka ndeka no gusaba ibintu byinshi. Dani utekereza ko umukobwa n'umuhungu cyangwa umusore n'inkumi bakundana ku ruhande rw'umukobwa kuri party y'umukobwa wowe uraba uri kuri party y'abahungu of course kuko ndavugana n'abahungu. Utekereza ko umukobwa akwiye kubaha umuhungu kurusha uko amukunda? Of course cyane rwose. Mukobwa bimenye niba ubonye umuhungu mukundana ari imbere yawe wumve yuko nyine uri imbere y'intare imbere y'igitangaza. Ese nakubaha gute ntagukunda? Ngiye numva kugukunda ari cyo cyambere. Urumva kuko mwebwe ukukubaha muvuga bimeze nkaho ari nko kuvuga ngo umushara wa mutinye uhahamuka umubonye. Oya ntago ari ukumutinya guhamuka. Ubundi urukundo sinzi impamvu sinzi uko abakobwa barubona ubundi. Urukundo ubundi ruratangaje iyo wiyumvamo umuntu ubundi nta nubwo urindira kujya gushaka ubundi bufasha bwo kumwubaha. Urukundo rwo rugutegeka kumwubaha kuko nta kintu na kimwe kibi ushobora kumukorera cyangwa se kubaha muvuga nuko kugira ngo ne ko umukobwa mukundana ariko kubaha ni nk'ibyakora ukavuga ati umukobwa aranyubaha kurusha nkunda. Yes. Narinzi ko njye mushaka ngo umukobwa bakunde kurusha reka mvuge ibyanjye ku giti cyanjye kuko buri abantu bakunda ibintu bitandukanye. No kuvuga ngo ubundi umukobwa wakubashye aguha umwanya aguha agaciro ntashobora kujya mu bantu ngo aguteza abantu wenda abantu buri hari utuntu abantu bagira tuba tutari twiza nyine. Ibyo ngibyo n'inshuti zirabikora. N'inshuti biriya bintu by'inshuti ubundi umuntu w'umukunzi wawe ntuba ugomba kumusuzugura ntuba ugomba kumuha limite. Uri kumva kumuhagarika ngo wemerewe ibi ntubyemerewe kubera iki umuhagarika. Sorry. No kuvuga ngo muri makeya bundi ntaciye no ku ruhande. Ugomba guhari ubundi umukobwa abagomba guhari limite abandi bajama baza kumureba kandi afite umukunzi ntago abagomba guhari limite umukunzi. Uruzi ko umukobwa uzi ko umukobwa aguhari limite ubundi se ayivireka nkubaza ikibazo kugira ngo umeze ngusubize iki gisubizo. Ubundi iyo umuhungu n'umukobwa bakundana urukundo ni iki? Ibikorwa bigize urukundo bitatu ni bihe kugira ngo urukundo rubeho? Ibikorwa bigize urukundo yego ni byinshi. Iyo ukunda umuntu hari ibyo bigomwa kubwaho kugira ngo we agire ibyo abona. Of course umuntu ukunda ni umuntu udashaka kuburira umwanya situation yose waba urimo. Urakoze cyane. Icya gatatu umuntu ukunda ni umuntu uba utekereza ko mugomba kubana anytime. Yego. Urumva ibyo byose rero iyo ubikora
uba urimo gukora urukundo. Iyo binoze urumva hari igihe umukobwa aba atabasha gukundana nawe, uri kumva, ahubwo wifitiye abandi. Uzi ko hari igihe hari agastori ntabwo nshobora kuvuga uwo muntu uko byamubangamira, uri kumva. Umujama yigeze guteretana n'umukobwa, umukobwa yanga ko bakora sex kandi bakundana, uri kumva. Arangije ashaka inshuti yiwe, bari abantu baba ari ababesto, ashaka besto wiwe akaba ariyo bazajya bakora sex, hanyuma umuhungu bakundana akanga ko bakora sex, uri kumva. kandi buriya reka nkubwire mu birakaramo nyine ubundi urukundo wenda abantu munyumve nabi, ubundi urukundo ruba rugizwe na sex, uri kumva, kuko sex ifasha Ivy winseka, sex ifasha urukundo gukomera. Ntabwo ushobora guhinga ururabo hariya ngo urureke gutyo utaruguhira amazi, none se rwabaho gute? Sex mu rukundo ni nko kuhirira urukundo. Yes, ego no kuvuga ngo ubundi amarangamutima usibye yuko abakobwa wenda bamwe bijijisha, ubundi iyo umuntu abaho, uri kumva, ahumeka ari umuntu muzima yuzuye. Wari wakora urukundo? Ndarukora. Ayibi wagireka kunseka mama. Urukundo ndarukora. Daniel ka gukora urukundo ryari? Hashize igihe kubera ko nyine ntabwo nyamfa guhobagurika mu rukundo. Hari igihe nyine uhobagurika kubera nyine iyo umuntu ukundanye n'umuntu bamugomba gukora urukundo, ariko nyine iyo ukundana n'abantu benshi nese ukundana n'umukobwa kuvuga ngo tuzakora urukundo ariko twabanye, ubwo nyine wakagombye gukundana nawe ari uko mugiye kubana, ukaba wifashe. Buriya abantu bari single babaho neza, uba uri single wicaye utuje. Uri kuvuga uri seriye? Yes, ariko abahungu reka mbabwire mana ndi kubana nararenganye pe. Uzwi ko ngo nafata nk'inyundo nkagukuta muri uwo mutwe wawe, nta soni. Jewe reka Uzwi kuri seriye? Jewe ndi seriye. Nuko vuga ngo Ivy sinzi impamvu nyine ibi bintu njya mbivuga. Nuko ngo urukundo nta sex rurimo, nta rukundo ruba rurimo. Nese rwabaho gute? Reka nkubwire kandi unyumve nyine, sibyo? Hari n'abandi duhuje, uri kumva. Wow. Ivy reka nkubwire iki ngiki kandi cyumve, sibyo? Iyo umuhungu akundana n'umukobwa, ntago nyine gukora sex ntago ari ibintu nyine utegeka, uri kumva. Uko muba muri kumwe, aho muba muri n'ibintu byikora, uri kumva. Urukundo nyine urukundo rugira ururema ibyarwo, uri kumva. Yego ye. Ku bantu turimo guhuza, uri kumva, mumbabarire munyumve neza, ntabwo ari ukuvuga nabi. Nawe reka nkubwire Dani, ntabwo nari twari ukunguka ameze. Hari umuntu se utekereza? Yes, hari umuntu se ninde udakora sex se kuri iyi si? Abaho se wanga guhereza umuhungu mukundana sex akajya kugura indaya ikamwanduza sida. Mwabahungu wenda babikira. Ahubwo mugomba kwifata n'abantu muzabana nabi, ndumva aho ugeze cyangwa se wakumva ushaka kwifata ukagenda ukicara hasi ukaba sexy ugatuza ugafokasinga ku kazi ukareka kujya mu bintu byose ni sexy. Nta nuko mushaka mwagiye mwishakira n'amafaranga. Buriya uzi umuntu udakora sexy, reka mukubwire, ni umuntu uba ufite akazi azinduka saa 12 yagezeyo akongera akavayo saa 4 hafi saa 5 akagenda agwa nk'umurambo. Ubu nkubwiye ko ntayo nkora wabyize cyangwa ntabwo wabyemera? Urumva jewe nabyemera kuko ntabwo nge macango ninginga umuntu ambwira ibintu nge nshaka kumva. Mba nshaka kumva icyo umuntu ansubije, waba umbeshye waba utambeshye, ibyo ngibyo ntacyo bintwaye ngewe. Esa Ivy urayikora? Ujye ukora sex cyangwa wigeze kuyikoraho n'umuntu mukundana? Wigeze ukora urukundo? Kureba Costas ntaga gukubita humura ntacyo gutwara. Ntacyo gutwara nsubize. Yego nigeze. Wigeze kubikoraho? None se wumvise bitwaye iki? Ndakwibuje. Ndongera kubaza kuri ibyo bintu. Okay. Ariko uva mu bwima utashaka kwimbaza Dani, ntago gukundana ntago ari sex sheri. Nyine ntago ari focus ya sex. Byo nyine reka ngiye nibariza abahungu kandi munsubize, sibyo? Kandi bariza abahungu kandi bansubize. Nako abahungu bo barabizi uko twese turi kimwe nyine tu. N'umuhungu wa mukobwa reka nkubwiza ukuri. Umuhungu uzaza gukubwira ngaragukunda ngariko ngo ntagakora sex.
uwo ni umupfu ugenda ntuzamwemere ubu oya wowe ntabwo wamwemera ariko none apana hari ibintu abantu banga kuvuga bagatinya kubivuga apana none wawe ndumva yuko mugomba gukora sex. Love is sex. Oya urukundo ntago ari sex kuko ntago sex ariyo papasi y'urukundo. Nise urukundo papasi yarwo ni kuri wowe. Urukundo papasi yarwo. Nakubwiye ibyanyu kuri wowe. Ngewe kuri nge papa urukundo ukunda nute? Ngewe ntago narupanga ngewe. Urukundo ruranyizanira. Uyumva ugiye kurupanga biba byapfuye. Uba wahiye. Mbwira uko nubikuzanira. Urukundo no kuvuga ngo urukundo warutoragura ku muhanda, urukundo wahurana rwo mu kazi, urukundo wahurana rwo mu modoka, urumva nyine hari ukuntu uhura n'umuntu mukavugana gusa. Ari we akahita kwiyumvamo, ari wowe ukamwiyumva. None se Ivy wenda nge nukuri kumana abantu murimo kunyumva nimunyumve nabi, sibyo? Niba ukundana n'umuhungu ukaba umaze umwaka, ukaba umaze undi wa kabiri ataragusaba, warabaye abarwaye. Nta muntu ufite ibukanke ashobora kuba afite umuhungu bakundana. Nukuri kw'Imana. Kandi nawe wa mukobwa we, kose ibintu byose ko byicazanya tubifata gute? Wa mukobwa we niba utagusaba ararwaye, ugusabye cyane ni ariko byo sinzaza hanga ngo njye kubeshya abantu. Wa mukobwa we nawe reka nkubwire, niba umuhungu agusabye ku itariki ya mbere ukamwima, akagusaba ku itariki ya kabiri ukamwima, ntago ari ngombwa ngo umuntu wumva azabaho gute? Binatuzi twebwe. Oya mbwire Dani, njyewe mbwira ndakumva Dani, ntaze kukumva. Sorry narwaye grippe ndi gukoramo ukuntu tuntu mu byihangane. Anyways Dani, wibwira abantu actually natwe wajya ngo ntituzi icyo dushaka. Umuntu ntagusaba muramarana igihe kinini atagusabye ni umurwayi uhita wirukanka ukamugendera kure. Yes. Aragusaba ni indaya. Ariko yageze ko ntago still ntago kigikiye ngo usabe cyangwa ngo ushake sex ngo ni itegeko mu rukundo kuko ushaka kubona ko umuntu ari muzima atari ko yagusabye nawe atari ko amahari kukabona kandi wabibona gute se muri kumwe umuntu wabibona gute ni umuganga amenya ko uri muzima yaguteye agashinge yagupimye yagufashe wareva wabimenya Dani naga ni ngombwa ngo mujye mu gitanda ngo kugira ngo bagusize. Ivy none se ngo gukora sex ni ibintu uzukahita ubwira umuntu nkaho urimo guterura umuntu nkaho urimo gusoka amazi mu kirahuri. Ukwiye ntabwo ngomba kuza kukubeshya uri kumva ntega amatwi ngubwire nta matwi uteze uva nkubwiye ko nawe nguteze. Ariko rero mu mbabarire abanyarwanda nimunyumve nabi, ntago ndimo guhugura abantu gukora sex uri kumva, nimunyumve nabi. Nibyo uri guhugura ngo sex ngo nukuhirira urukundo. None se Yega ngwira urukundo ko wowe wahinga ibishimbo tabyuhiriye bikazera wazasarura iki? Sex ni nko kuhirira urukundo. None Ivy reka nkubaze, uramutse ukundanye n'umuhungu ashaka kutansaba oya uramutse ukundanye n'umuhungu yes ntagusabe sex mukazageza igihe mukabana uwo muhungu ukazasanga ntagabyara wabigenza ute? Oya kubyaraho Dani niseje yindi kuko ntabwo tugiye kubwira abana ngo oya ntabwo nyine ngewe ndi kuvuga kuri ability ya ndi kugira ngo usubize bitandukanye ibyo turi kuvugaho. Wababazwa n'iki? Kubyara ni indisije itandukanye. Okay reka iyo sije tuyireke. Uramutse ubanye nawe kuko ntabwo ugiye kubwira abana ngo mwiteze ndambere ko mushaka. Uramutse ubanye nawe ugasanga nta ntuzafite wabigenza ute? Ntabwo narabyumvishije ngewe. Wawe nyine waba warabyumvishije ngenda isika narabyumvishije nyine ushaka kumva ko umuntu ari muzima atuvuga ngo mujye mu gitanda ngo bya ngo pa wabyumvira hehe hayi ikaba bwana wabyumvira so umuntu mwirirwa rero anashyuha no mu ntoki ukabyumva ariko nukuri nyine yana uncomfortable abantu imodokurikiye namwe mwabibonye akaba yakwegera akagufata kumva arashyushye. Reka nkubwire abantu bwana babipimira Dani umuntu abakoze ku buryo igihe imbehije unamuhobeye wabyumva. None se bo ngubu niba niri wahari yakuzuba nkaza nkaguhobera ryanyakiye uyashari wawe wabashari wawe umuryamyeho mu bituza wenda muri nkoko ya filme wait ngende uko kumuryamaho yes uko kumuryamaho rero impamvu wabyumva ari muzima ashaka kujya reaction z'umubiri akaba yashyuha wenda cyane ariko ibyo bintu bituruka uko kumuryamaho ariko ngenda bizi neza I know ibyo ndi kuvuga nge nabyo
uko kumuryamaho hari ukuntu wakumva ukuntu ariko atari ngombwa ngo mwagiye mutanga ndakumva cyane rwose sheri wanjye ni muzima nubwo bitaraba ariko ni muzima ndakumva cyane rwose uko kumuryamaho mujye mukoresha iyo system ukumva yuko reka tubivuga gutyo wenda ngewe muri kwirebera filme yes muri kumwe nyine muri kumwe mwasohotse ahantu hanyu hamwe nyine yego buriya rero abantu muri kumwe umubiri wawe nashamu uri gukora nawe niyo mutaye ukora ukuntu wumve umbabara undebere ukuntu abantu bapfuye mu mutwe sibyo ubu hari umuntu urimo kundeba ugiye kuvuga ati iki kintu ni ikirara kiri kwigisha abantu burara none se sinubikora tujye tubwizanya ukuri wenda ni ibintu nyine impamvu nabishyigikiye ntabwo ngomba kuza nyine ntabwo ari ibintu byo gukora ku karubanda abantu babizi ni ibintu byo gukorwa mu ibanga nyine birakorwa urabikora mu ibanga ariko ntabwo nyine waza ngo ubibwire abantu ntumbureminge rero ntumbureminge ibintu ndi kukubwira urabizi bibaho urabikora n'uburayi uri kubigisha n'uburayi ntabwo urukundo ari ngombwa ngo mwaryamye mbwira muri wenda tuvuge muri iki kinyejana tugezemo so ni ikinyejana harya yes reka muri iki kinyejana tugezemo mu 2026 tugeze kure viziyo uri kumva none mbwira niba ukundana n'umukobwa ntabwo nzi ko ari ukunguka uteye Dani oya abantu bose umuntu wese muzima ateye nkanjye uri kumva kuko nta muntu muzima udakora se ni gute umuntu arya uri kumva akanywa oya njye ndi kuvuga ariko nuko ndi gushyira ku mucyo nyine abahungu barabeshya cyane indwara ziri hanze nyine nuko zirinda ako mfite nakazo abahungu ngo mugira gute murabeshywa ese mfite akazi abahungu mundi mujya mubabara we mubare munandike muri komite abahungu mujya mubabara mu rukundo turababazwa cyane burasha niba hari n'abantu bakundana cyane uzi ukuntu umuhungu agukunda agukunda akaguhereza umutima we n'ibihaha byiwe uziko ntajya mbyizera ko umuhungu nyine yababara ni ukuri kandi ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ndi kuvuga ngo nta mutima mugire murawugira umbwira umuntu uri mu makosa umbwira umuntu uri mu makosa umbwira umuntu uri mu makosa muri abo mu makosa no kugira ngo umuntu yumve bimubabaje mugere ku mutima uretse nkubwira umuntu uri mu makosa umukobwa araguhamagaye arakubwiye sheri nshaka amafaranga 500 mfite ikibazo gikomeye sheri warabiguhe mukemuriye ikibazo nawe araguhamagaye sheri nanjye umubiri wanjye kwifata biri kunanira ndagukeneye ugajya muri douche woga birashira sho si wumva amazi akonje bararenganye kurubanye na barumuna mwebwe muri abagabo ariko nta kundi no wait muri abagabo niyo mpamvu muri abagabo mugomba kwifata abagabo tubafata nk'intare mugomba kwihangana ibyo ukabicamo turaza kuza gukora akagoroba k'abasore tuze kubyiga nanjye niba ari ibyo ngibyo udahari ndakwihorera ngiye nkora akagoroba k'abakobwa yamwaka amafaranga yaguhe akwitaho ibintu byose kandi ibyo ni ngombwa ngo uramubwaga ajya muri dusha koga bigashira ayivingi ndi kwisabira abantu nimumbone nabi ngi ndi kuvuga ibintu wenda muri kugura se hoya ntago ari ukugura kandi ndumva nirimo kugura ayivi ngo wamukira reka mbaze hoya abantu bagira ibibazo ayivi umuntu muzima ayivi umuntu muzima arasonza uri kumva munda hakamurya uri kumva agira icyaka nyine umuntu muzima ugomba kuba yujuje ibisabwa byose gusa sinshyigikiye buri muntu wese ngahantu hose ageze ngagende ngakora neva ntabwo ibyo bintu uzaba uri gukora ari byo uzaba urimo gushyira ubuzima bwawe mu kangaratete kandi ikindi umuhungu wenda reka ngire n'inama abantu wenda batumva mvuga biriya bintu bakagira wenda ngo ndimo kwigisha abantu biriya bintu kuko hari abantu babayeho muri buriya buzima uri kumva oya ni ingenzi kuri buri muntu wese n'abakobwa namwe murabizi si biriya ntabwo ari ingenzi biriya bibamo risike nyinshi ntabwo nyine dore risike ushobora kugira ingaruka ushobora kugira igihe utahamye hamwe ngo ukunde rimwe igihe wakunze kenshi urahangayika igihe wakunze kenshi urarwara igihe wakunze kenshi uzana imijyaro zitateganyijwe ku isi hanyuma ukazarera nabi ikindi ukazabura ufasha ukabyara abantu baza kuba mayibobo kubera yuko wabyaye nabi utabiteguye icyo gihe ibyo bintu bituruka mu ngaruka zo kugenda ahantu hose ukora urukundo ahantu hose ugeze ku gisozi ukoze urukundo ugeze Nyamirambo ukoze urukundo ukunda kangahe ibyo ntabwo kiri gukora urukundo ubu
ubumeze warabaye nk'isazi ukunda rimwe ibyo no kwigira agasazi kwigira agasazi wo mu Rwanda ntago tubishaka rero urukundo sana bose urabakunda mwe murakunda muri Yesu uri Yesu oya ariko wenda n'abahungu nubwo nabavuganiye hari ugiye umukobwa yagira ahantu afite umukunzi ngo nakoze urukundo ukora urukundo ahanga ufite imitima ingana ku buryo umukobwa akunda rimwe byara abatipe nzi utajya imuhanga ngo ashakishe roye akaba afite umukunzi we hari abatipe nzi utajya Musanze akarara ku mukobwa ase mfite ikibazo bambabare bambwiye muri comment abahungu mujye mubabara wenda namwe mumbwiye turababara cyane urababara kumva umukobwa uramukunda ukababara uzi umuhungu akwimye uzi umuhungu akwimye ndumva nshaka kwaza umuhungu ngari ukuntu uzi umuhungu akwimye nagahinda akwimye iki uraryama ntusinzire umuhungu yakwima sex kuri mwigize na muri abanyantege nke nasha namuhungu akwima sex uzi ukuntu kwiba abakobwa biryo nta muntu ari mu abatipe ntago umuhungu aho wima umukobwa ntago bararakaye abatipe bararakaye ngaho kumwe muroroshye ku buryo baraseye kuki mworoshye cyane kose why basi wenda rimwe ukicara satani ukavuga uti nanjye umunsi reka nifate wapi muhora mumeze ngo muhora muraho umuntu wese w'umugabo aba agomba kuba aregeye aba agomba kuba ameze fresh ni ibintu ukwiye kuvuga uri proud ko bibaho se utabasha kwifata ni ikintu urumva ari ikintu kiri proud oya kwifata nukwirinda kujarajara kugenda ahantu hose wigize nk'inkoko nk'abagabo mwe murorohereye abakobwa turabizi kandi none no gukora ibintu mwibanga igihe ugiye ahantu ukagenda mwibanga nta bintu byo kugenda mujye mwimana basi mujye mwimana ahangaha urahageze uriya none hari n'abagabo ngewe njya mpinga kabisa ugasanga bazanye umukozi ari gutanga amabwiriza y'umukozi bagomba kuzana mu rugo nshaka umukozi ufite nyashi nshaka umukozi ufite ikibero ibyo bibero nibyo baje kogesha ibyombo abantu nkabona bapira bibaho biri seri agezana umukozi ubyibushye ari igihe buriya abadamu nabo ugasanga nagiye kumugeni wari kwigira IV ko natangira nkakuzanira nyama ya rugumeze nk'umusore ugasanga nawe n'umudamu ari kumushyigikira ngo ngiye ngo ntabwo nakoresha umukozi mubi muzani ni mwiza ariko nese ibyo bibaho tureke brag ni tweseri bibaho hari umugabo wifata akabwira umugore ngo ujye uzana umukozi umeze gutya umugore akabyumva nshaka mwabwira mwana naho utse urukundo baba barakuroze umukozi se kari ubeje gukora imirimo kuba ari inzobe birateka inkono igihe umukozi umwe yagiye kuba umukozi yaba afite nyashi azajya azishyiraho ibyombo agende ashyiraho ibirahure bihagarareho tubimenye ngo ni mpamvu mukene nyashi abagabo batanga iryo tegeko bavuga ati rwose niba uzanye umukozi reba basaba n'amafoto hari abantu bafite hari abakomisiyoneri b'abakozi abafite udufoto ndashaka umukozi direct mu ifoto akahita amuha ifoto birahari Kigali yabaye nini ariko si uyu nguyu ari mu bikira kanwihorere none se ndabeshya Kigali yabaye nini ni ukuvuga ngo tutagiye mu byo kubeshya njyewe buriya ntabwo mba nshaka nyine kugira ngo nzanga nshyigikira abantu babeshya uzi kubaho mu mwijima kubeshya ubundi ni ukubaho mu mwijima igihe ikintu kikubaho ntabwo uba ugomba kujya hariya ngo ugihishe iyo ufashwe bincanze aho bigeze iyo ufashwe unihanda useba ariko igihe ubaho mukuri nta muntu ubaho mukuru ujya useba abasha no kumanaginga icyo gise bahuye nacyo abagabo mujye mwihagarara namwe munimane mwihagarare hose ariko muhora muri aho abakobwa bose turabizi ko abakobwa hari umukobwa wihangana akahita yiba umukobwa yaramwigizeho wadanje biba birenze cyane muri comment ni ukuri mutubwize ukuri niba hari niba warigeze wima umukobwa tubwiye ngo utubwire n'ukuntu byagenze ntabwo nta muhungu abahungu barari bimana mwandika muri comment ariko mwandika muri comment abahungu wagucika abahungu barisobanukiwe ntabwo abahungu yagucika barisobanukiwe nta bintu byo gusuzugurwa niba kubwira rimwe kabiri gatatu kanga icyo gihe uzagira umukenere direct nawe ahita akubwira ati ntabwo bikunda uwo muhungu ntawe ni ukuri ntawe ntabwo bikunda ntabwo ariko ngo ni ukugira ngo noneho dore abakobwa bansetsa kuba ufite umukunzi ukanga kumuha sexy aba afite ahantu ajya gukora sexy arakubeshya mujye mwibaha mwabanye buriya umuntu mujye mwibaha mwabanye iyo umuntu ari ikirara navuga ngo afite ahantu agiye gukora sex ngo kuko ukihangana ngo byamunaniye n'ubundi wowe ngo rwose ari wowe umuntu wese ufite umwanya
yijandika mu bintu bya sex ariko reka nkubwira abantu badakora sex ubundi kuri iyi reka nkubwira abantu badakora sex kuri iyi kandi nabwiye turombotse gato yakabona umwanya ahita agenda no kuvuga ngo umuntu uzinduka saa 11 agifite n'ibitotsi akoga atongana n'amazi akahita ajya ku kazi kakamubana akababize yarangiza kunyira agataha izindi saa 7 agwa nk'igiti uwo muntu ntashobora gutekereza gukora ibintu bya sex uri kumva ntabwo ashobora gutekereza ibintu byo kujya ndashaka umusheri ukora udafite umwanya nashaka azajya mu bareka ari mu kazi kuko ndumva kugira ngo yirirwe yicaye yazagerwa mu mahano gusa buriya umuntu wese wabonye umwanya wiriwe akora ubusa wiriwe abungabunga uvuye mu rugo rw'umuntu ugiye mu rundi icyo gihe ubusambanyi burakwica kuko ntabwo uzigera ubona umwanya wo gutekereza yuko ufite ubuzima bw'ahazaza nuko bitakunda wangiraho nk'umuhungu kwezi nkumva ukuntu biba bimeze abahungu babaho neza cyane kuki mutifata ngo kandi none ikintu nkundira abahungu umuhungu wisobanukiwe iyo umwimye arihangana ariko arababara biba bibabaje igihe wisetinzemo kugiye guhura n'umuntu akakwangira Dani niba ukunda umuntu kuki ni wera niba dukundana kuki utavuga ati Ivy turakundana ariko arifuza ko tuzakora sex twabanye umukobwa ukwima ntago aba gukunda seri mbona rwaye grippe sinzana yavuye pe I don't know Dani ko numva biraza kugorana Dani uzima video nsa numva atari byo tunasoza Dani tugana ku musozo ubu ngubu ni nkaho ushatse kuvuga ngo umuhungu wese uguteresa kugutereta ntago ari gukundana umuhungu aragutereta hakabaho ibyo bita talking stage sibyo ushaka kujya talking stage nk'eshanu muri izo eshanu wenda ntubonemo n'umwe uvuga uti ngo wireka abe boyfriend wanjye ndamwemeye sibyo nese bajya baryamana na buri muntu wese ngo kugira ngo ibintu bigende neza no ntago ari nama wamugira no kuvuga ngo ubundi umuntu uzi ubwenge aba afite umuntu umwe wiwe bikundanira bihananya amahoro ariko igihe nawe udahamye kumutoranya muri abo bose umenye ngo ni ukuri ubu ni ukuri nyine uzabumenya igihe mwabanye igihe kinini nese wamenya umuntu ngo ni ukuri muhuye iminsi 2 Dani dusoza ntabwo twagiye inama ngo umuntu wese uguterese adafite gahunda yego amakosa ajya abaho rwose kandi nta n'ibintu bitangaje kuba wakora ikosa kuko uhita uhamenyera ubwenge ukavuga ati ubwo iri kosa ribaye ntirizongera kubaho yego gusa ntabwo wavuga ngo umuntu wese umuntu umuterese cyangwa umuntu muri relationship itaramara umwaka niyo yabimaze umwaka kandi ntabwo wabyazaranye ibyamanye n'abantu benshi icyo nzi neza nge nshobora no guhagararaho nuko abantu baba muri relationship icyumweru kimwe na sex bayarangiye icyumweru kimwe ahubwo munsi bakijya kuri date kuko noneho umuhungu iyo bari abahungu reka mbibira akabanga mu bakobwa bari abahungu iyo ukimuha sex gusa ibyiwe byose ubu bifite ahubwo abahungu reka mbabwire abashuke oya Dani wibeshya abana no ariko abeshya ngo ujye umuhungu sex ngo ibyo byose ubu bifite no ahubwo abakobwa ukimuha umuhungu sex ibyo ashaka byose biba birangiye akenshi rwose biba birangiye uko ayitegereza kuzayibona ayitegereza igihe kinini kugira ngo azabone iyo sex niko nawe azakuba avuga uti biragoye ahangaha bisa wihanganye ariko uwo mwanya mwagiye kuri date muri 2020 none abashuke mugende uyisunyitse 2026 abahungu mwikokinge dutangirana umwaka gahunda nshyashya dukora sex oya yo gukuraho n'isena rya igihe uri n'umuntu mu rukundo Dani ufite abadayimoni ariko ayivinge uzi ko watumye abantu bambona nabi uri sex igendere mwimbona nabi Dani nawe kuko nabonaga witonda kwe ariko n'ubundi n'abandi bantu uzahura nabo ubone baritonda niba munakunda sex mu simbiza no ariko reka mbabwire mwabakobwa mwe ni mwebwe bipfira umujye amazi amenetse mu jisho man this is too much sorry ibintu bikwasere kuko niba amazi anguye mu jisho biri seriye nta mikino there is no guys amazi anguye mu jisho no kuvuga ngo bino bintu mujye mubima
mubime abahungu bamenye ubwenge muri niyo mpamvu batari kubashaka araza ukamuha akaza ukamuha nese yabashaka ko n'abakobwa ukagenda ukamutekera ukabayo ukamesa ugakoropa n'amarangi murebye nayo no kubaka nabonye abakobwa b'umwakuba ubu uri gukora iki uri umugore we ngiyewe nta nubwo nanakwandururira nge nuvuga ngo nkuko uzanye cyangwa se nanagikuraho ngese warankoye byivanireho icyo nababwira kimwe gusa nta mikino niba uri umuhungu ukaba umeze fresh nta mukobwa kampara nta mukobwa kampara noneho ubu rero ibyo bintu muza kwijandikamo ngo nta mukobwa kampara ngo nta muhungu kampara uzaba ugenda hariya batonde ugenda hariya ibyo bintu ibyo bintu biranze ko tubyumvikana ntabwo tubyumvikana nubwo biri bukunde noneho reka nisabire umuntu iyi ni debate jya muri comment section wandike usaba kuzaza usaba request yo kuzanga mu kiganiro ushyira umucyo kuri ibi bintu ntaba nabivuze nabi cyangwa nayiva akaba bidefense nabi ariko mwakobwa mu byumeho ntimukabaye ubu uri kumuhiki yaragukoye ko mbizira abakobwa ni nabo bakunda ikosa ryabaho nubwo bivuze ngo nuko ngo ngurumva ngo ntituri amasugi it's okay byabayeho rimwe kabiri it's okay ariko basi bira bintu simwe mu bikunda cyane kurusha n'abahungu iyo ni indisije none ibyo ko tubikunda byo ni indisije byarasaba n'undi mutumirwa kuko njye nawe ndabona ari byinshi tutakumvikanaho yes nicyo bita debate rero mwakoze kubana natwe mwakoze mubime mwakobwa mwe ibyo mwikicirikisha mujye mubima abasore nta keza ko kubaha kari ibi byose tuba turimo kuvuga turabizi mu bana nabyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi ariko mujye mubasha kubihanduringa ewana mumenye abantu banyu bazima kugira ngo mutangirika kuko ushobora kwitwara nabi ejo bundi ufite umuntu uzaba urimo kukwita mama uzaba uri kukwita papa akazaseba akazabaho nawe akajya agera ahantu bakamuseka akabaho mwipfuwe kubera wowe niyo mpamvu rero uba ugomba kubaho neza kandi ukabaho mukuri kandi nyine ntugende ahantu kandi ukabaho ubuzima bufite plan umuntu wese muhuye gusa nyine hari abantu biberaho nyine nk'abazungu umuntu wese bahuye yifite amaraso ashyushye abangutse bura n'ubujiji bira abantu bavuga ngo shanga uyu mwana ngo ni nk'umuzungu sheri ntago iyo uri kuvuga ngo uriya mwana ngo ni nk'umuzungu ntabwo ari kugushima kuvuga ati umwana nibiri hanze Ivy abakobwa bitwara gute niba kuvuga ngo yego shanga uyu mwana n'umusimu n'umuzungu sheri uroroshye you are cheap abakobwa bitwara gute cheap uroroshye niba bavuga ngo uri umuzungu nawe ukareka kumvana ibintu by'ibida ntabwo uri umuzungu uri umunyarwanda abakobwa bitwara gute uri umunyafrika niba kuvuga n'ibyo ngo uri umuzungu abakobwa bitwara gute nuko babona ko uri so easy umuntu wese yakugeraho access no girls abakobwa bitwara gute mubime ni mubime burundu kandi umubwira ngo sinzanaguha areka no kuvuga ngo maybe mubwira ati niba unkunda nzayibona gukundana ntago ari sex akugira umugore agusabe agukwe ibwanyu byose bigenda neza ubundi nakubwira ikintu ushaka uzamuhe no mu gutwi ariko mu gihe ibyo bitarabaho reka ngire inama abahungu ibyo mu gihe bitarabaho ngenda bikubwiye ntuzigere ufungura ayo maguru reka nanjye ko ubwo nibirengaho it's up to you gutera intege abahungu rwose mwamfuramwe muri intore zabyurukiye guhamya ibigwi n'ubudasa nimuzigire mwemera gusuzugurwa nimwihangane mushakisha akazi mukorera amafaranga ibintu byo kuvuga ngo mugiye kwirukanka kuri sex umunsi wa mbere babime wa kabiri babime mubireke ibyo bintu si ibyanyu korera amafaranga ibindi byose uzahita ubibona bizajya biyizana gake yo kubishaka bakobwa ni mukorera amafaranga ibintu byose mu byihe batazya bagira ngo abahungu basigaye bagenda bashaka amafaranga ngo nitiyabona ngo bizikora no namwe mushaka amafaranga nyuma azashaka ibintu by'ibanze byose mu bifite ubuzima bwawe utabuteze ku musore turabakunda reka tubarikere uyu mwanya namwe mu bitekerezo mutwandikire muri comment kuri hano kuri IVTV show mutubwire ukuntu mwabyumvishe naho akagaruka bye ciao